tukibana yahise yirukana umugore we. Niba mbyumva neza ni papa wawe bwite wakwibyariye cyangwa niwe wanyibyariye. uwo mugore yari afite niwe mama wawe cyangwa n'uwundi mugore yari afite? Mama yarapfuye kera. yaramufuhiraga noneho umwana aho amaze kumenya ubwenge ahita ajya gucumbika hariya hepfo hari akazu gatoya kari munsi y'iwanjye, niho yaje akajya amusangayo aje kumukomangira ngo aryamanye n'abandi n'inkoni n'ikintu. Niba hari umuntu wamusuhuzaga uwo munsi yamuremye ntiyaryamaga. Gufuhira umwana narigaga maze kwiga birananira mbivamo, maze kubivamo ubwo ngubwo mpita nza turabana kubera ko yari afite umugore akaba yarafite abana ubwo tukaba twararyamaga nyine uko biri, umwe aryama nabo baryama hariya, ubwo abo bana tukaryama twembi n'abo bana. Ubwo birangije hashize nk'igihe papa baraje ati ugomba nanjye kurama, ariko ntubivuge, nubwo ugiye kumara ntuzabivuge nzakwica nubivuga. Ubwo mba ndabicecetse ndabyihorera, maze kubyihorera mbaho ngaho, maze kubaho ngaho umwana wa mbere aba arakuze tukibana. Yahise yirukana umugore we nyifite inda, bayirukanye umugore we, maze kumwirukana mba nabyaye ariwe tubana twenyine. Maze kumwirukana ubwo mbyaye turakomeza nyine turabana, tumaze kubana rero ubwo nadongeye mpita mbyara uriya wa kabiri rero. Uriya wa kabiri bibaho ngaho njyaho numva amajije kumenyera ubwenge, banavuze ati ko undi ubu wazajya ntajye nigendera nk'abandi, ubwo najya ngendana n'abandi akansangana nawe ubu yansangana n'umuntu tukaba turafatanya, yansangana n'umuntu tukaba turafatanya. Ubwo ngubwo birangije ngera aho mva aha ngaha njya gukodesha, maze gukodesha naho kazajya nsangayo tukarwana. Ngeze aho ngaho nibwo navuze ati reka mbivuge, mba ndabivuze, bivuze baraje baramutwaye. Niba mbyumva neza ni papa wawe bwite wakwibyariye cyangwa niwe wanyibyariye. uwo mugore yari afite niwe mama wawe cyangwa n'uwundi mugore yari afite? Mama yarapfuye kera. Yarapfuye we ntawe nzi, ntabwo nakubise ngo ndamuzi. Mbaho rero muri ubwo buzima bubi mbubamo kugeza magingo aya ngaya. Rero majije kububamo ubwo nibwo nabubayemo bigera aho biranga. Nibwo navuze ati ntabwo byavamo, bambisize hanze ariko nabo bahise bamujyana, ntabwo batinze kwa kuvuga ati nibatinda yanamukuraho umutwe. Bahise baza baramutwara, bamaze kumutwara abantu ugasanga barashakuje, amagambo abaye menshi, ibiki ntabwo babivuga bimwe n'ubusa n'ibyinshi. Niba nkurikije uko turi kubyumva, uwo mugore wundi yari yazanye nyuma ya mama wawe, bari bafitanye abana bangahe? Ntabwo babyaranye, ntabwo uwo mugore yabyaraga, yarashatse umugore utarabyaraga, ariko akaba yaje ari mukuru nyine, yarakuze atabyara, kuko hano hatahanye abana batatu batarabe, aribo nyine ubwo twabanaga tukarara ku buriri bumwe. Ubwo rero akazajya aza kuri ubwo buriri.
wenda hari tuvuge ukiri umwana cyangwa se ukiri muri ubwo buzima ukiri mutoya wari utaramenya ubwenge kugira wisange muri ibyo bintu wumva ko ari papa wawe wabyakiriye gute? nabyakiriye nabi, byanteye agahinda, numva mu mutwe wanjye sinzi ibintu birimo, nkumva nabwo hari igihe mbitekereza nkahita numva ubuzima ndabwanze, nkumva nka wese ubundi ubungiye mba ndihe ibintu byinshi ndibaza, nkibaza ibintu byinshi mbese. Noneho wareba n'abo bana baba bari gukina wakumva hanze bavuga ati biriya byana nta se nta ki mbese ukumva byana bari kubituka nta mutwe nta kibuno. Nanjye nkavuga ati si ubu nk'ibi byana nanjye nkongera nkabisubi nanjye nkabisubi nkavuga se nk'abo n'abana kuko nkumva nyine biranze mu buzima, ariko abana banjye ntacyo bantwaye narabareze none dore barakuze. Natekereza ujya gutwara inda ya kabiri wari mukuru kandi ubibona ko ari umubyeyi wawe muryamana, Yaramubwiye wari waramaze kubyakira nk'umugore wiwe wiyumva gute wowe? nakubyakira nako, ariko nanone nabwo sinari kubyaka kubera ko twabaga hamwe, ntabwo twabaga turi hamwe, inzu ari imwe, ari inzu nyine ari imwe, ubwo mbyara uwo wa mbere n'uwa kabiri. Uwa kabiri rero nubwo nari ndi mukuru ntabwo nari mukuru cyane, birabaye abarambyaje uwa kabiri. Uwa kabiri rero nawe mba ndamureze nawe aba arakuze, ariko twarabanaga tubarera bose turi kumwe. Ubuzima bwanyu se hagati yawe ubwo na papa wawe nawe ari umugabo wawe, mu rugo ubusanzwe bwari bumeze bute? Ubuzima bwe ntabwo Yakwitagaho nk'umugore we nk'uko yakwita ku bandi bose, icyo ukeneye ukakibona? byageze birahinduka, ibirahu biraza kubera no kunywa inzoga, akajya bivamo byo guhaha akabivamo akarabisha. Ntabyo ntabwo nakubeshya ngo guhaha ngo iki n'ibiki imyambaro byisha nini n'injye wabyishakiraga. None ubwo kubaho se abana batari kubona papa wabo, dore ko ari nawe sekuru, nyuma y'uko afashwe ubu buzima bwifashe bite? Abana bawe n'abana mubayeho mute? Ntabwo bo tubayeho nyine uko bireba, nawe uri kubireba, kuba ari ugushakisha, twagira imana tukabona ibyo turya, twagira unuza tukabibura, undi muntu agasasa akaryama, kuko ntabwo ajya kubwira umuntu ngo ntibiryo reka urasasa ukaryama. Wenda wagira imana wabonye ibya sasi waba ubibonye ukabirya nijoro, kuko saa sita umuntu aba yirirwa agenda, buriya ni saa sita ntabwo umuntu asonze, wirirwa wigendera nta nzara wahura nayo, ubundi ugateka nijoro undi mukarya umunsi ukira gutyo gutyo. Noneho n'akazi ubu karabuze ntabwo kakiboneka, ngubu ukwirirwa umuntu abeshya. Njyewe ubufasha navuga nasaba, njyewe nakiguriramo n'udutungo nkazajya nkorora, ntaba ngize mbonye amafaranga agize nkaba nanazunguza n'agataro, nuko wenda nabaho ashakisha areba ko byakunda. Niba wibuka neza umwana wa mbere wamutwaye inda ku myaka ingahe? Karabazi dusanga nafite nka 13, 12 gutyo, 15. Mu ishuri waragarukiye mu kangahe? Mu wa mbere Primaire. Ku butabera bwa papa wawe wumva yahabwa ubuhe butabera? ubutabera yahabwa hoya bamufungura. Wowe wumva ko ubwawe bamufungura? Kubera ko ubona ko biba bigaragara nabi mu miryango yabo, aho uciye bavuga ati cyadufungishirije umwana ibiki n'ibiki, none kiri kurya ibintu byinshi, bikaba byinshi mu miryango yabo. Ubwo rero biba ari nk'ibikunda bamufungura, biba atari bikunda bamufashe gute se? Ntacyo ni ukunyura aho, umwe akanyura aha undi akanyura aha, nta kuvugana n'undi. Ese ubwo urumva bagufata gute? Ntabwo twigeze tuvuga rumwe, imiryango yabo ntabwo twigeze tuvuga rumwe. Ubwo ari kuvuga rumwe nabo baricaraga bakavuga ko nabafungishirije umwana, none ndi kurya nkagira nti
ntabwo twigeze tuvuga rumwe. Ubwoba bwo nabugize mbere ariko ubwo ntago bwaba bugize bukanganye. Mbere nibwo nari mbufite kwa ko narazamukaga nazamuka umwe ngo undi ngo avuga ati ubu rero hajye nzashiduka banyiciye no mu nzira. Ubwo nkajya nahakare naba nagiye nko gukora nkataha kare. Nkaza nkateka hakaba nubwo turaye tudatetse tuvuga ati hagize umuntu dusanga mu kiko niyanatwiciramo. Tugakinga tukiryamira. Ubwo rero bibaye ari bikunda bamufungura. bavuga iki bagufata nk'umugome wafungiye Bamfata nk'umugome. Mbese nkasi iyo yica akavuga ati kiriya cyana cyamfungishirije umwana. Ibi ni ibintu byinshi cyane. Ubwo wavuga ngo hari ikindi kintu warenzaho. Ntabyo bemera. Mbese urumva babyemera. Ntabyo bemera. Nuko byumva nyine nawe akabyumva gutyo ariko ntago ajya apfa kubyemera bavuga ko ari ubugome umuntu yakoze. Njye nakoze kugira ngo bafunge umuhungu. ese we mbere yuko bamufata yemeraga abana karabe? Arabemera. Ntabwo arabemera. Nta kintu bigeze bakora muri ibyo byose. Ntacyo. Nta kintu bigeze bakora. Nibyo ngibyo bavuze ngo byo gufasha abana. Ibyo ntabyo nigeze mbona muri uyu mudugudu wacu. Ntabyo nabonye. Ubwo rero ntago barabizi ko ubushobozi bwawe ari buke barabizi. Mbese batemera nirirwa nirukanka nshakisha batareba barabizi. Ubwo rero nibyo basabye ari n'iyo mituweli byose ari n'ayo mashuri y'abana byose ntabyo nigeze nishyura. Amafaranga nari ifite byose narabyihoreye. Mu mashuri umwe yiga muri garidiyene, umukuru yiga mu wa kabiri. Ubwo rero kwiga byo bariga ariko ibyo kubishyurira mu wa mbere ho naramwishyuriye no muri garidiyene ya mbere ndabishyurira. Ubwo rero nibwo byagezemo hagati amafaranga ndayabura. Nyabuze rero ndabihora ntibafata na birote. Ntago uyu mwaka ntago bigeze bafata birote. Amafaranga ko nayabuze yuda witishiye ntago baguha birote. Barakwihorera ariko urimuka. Hako nanone biba byiza iyo wamenye umwanya urimo. Rero bose ntawe uzi umwanya arimo. Nimba uzimuka nimba utazimuka ntawe ubizi. Gusubira ku ishuri kubera ko ntago bajya birukana. Barabareka bakiga n'ubundi ubwo bazasubirayo kugeza igihe taretse ngo agiye bize bakagera mu mashuri agize akomeye. Ntago bari bwajye ku kindi kigo. Ntago babyemera. Urabanza ukabishyira kuva hasi kugera kuri ya mafaranga yose. Byakwanga rero ntago abayemerewe kugenda. Ni igihumbi cya buri gihe n'impapuro zino bandikiraho zintuza ngo za feya zirabandikiraho rero nazo ntabwo wazitanze. ntazo natanze. Ku munsi twebwe turya rimwe. Turya nijoro ku manywa tukirirwa twigendera ko ntawe uba wicaye mu rugo. Ubwo indi mibereho iki kintu duteka ni indagara n'imboga. Imboga indagara niyo sombe agiye tuyisekura rimwe na rimwe nuko tukarya. Aho imibereho yo twebwe kenshi na kenshi twirira ubugari. Ibyo by'ibirayi ntabwo tujya tubijyamo. Ni ukugura indagara tukagura ubunyobwa tugateka ubugari. Amafaranga ntugushakisha nyine sibyo ndi kukubwira ntukugena nkashakisha ibiraka. Ntabona icyo gihumbi nkaguramo inusu y'ubugari nkagira nkaguramo indagara n'inyanya nkaza nkabigira tukarya. Ntabwo ubuzima ndimo ntabwo nabumushimye ngo abujyemo. Inama namugira inama nziza nawe akifata atanajya mu buzima nk'ubwo ndimo.
imibereho yabo rero irakakaye. Kwiga nyine kwiga byo nabyo abana bararya, ariko iyo umwana burya ariye ku ishuri nyina atamwishyurira nabyo aba ari ikibazo. Ubwo rero njye ndumva icyo mwakora, mwamukorera ubuvugizi ku kigo aho yiga, mukagira n'uburyo mwajya mumufasha, mugashaka mbese aho yarerera umwana. Nawe na bene wabo nagira icyo abivuga. Nawe turashaka ngo tuganire ku buzima bw'uyu mwana, cyane ko bavuga ko umuntu afitanye amasano. Niwe murage umuntu uyu mwana abaye hate? abayeho nabi. Iyi nkuru twayumvishe nk'imiryango, natwe ubwacu turahungabana. Aho tugenze hose bakavuga ngo dore bwa bwoko ngo buryamana n'abana. Icyo ni ikintu natwe imiryango cyatukomerekeje. Nanjye icyo nagarukaho ku bayobozi b'inaha ni uko bumvishije iyo nkuru igenda ihwihwiza, sibayikurikirane ngo nibuza koko nimba mubyaje uwa mbere ngo nibuza bigarukiraho. Ngo byarakomeje natwe tukayibona aho tugeze ngo dore bwa bwoko ngo buryamana n'abana. Mbese muri twebwe mu muryango twagize igisebo. None nk'abantu mureberera cyangwa umuntu w'umubyeyi uyu mwana igikuru navuga ni uko mwamurwanaho mukamukurikirana ubuzima bw'abana, nawe akazagira ubuzima bwiza bw'ejo hazaza. Icyo nabasha kubisabira. inkuru igisakara ibyo wari uvuze bya kato byari bimeze gute? Rero twagiye kumanza twumva ngo nyine mu mukobwa ngo uyamuremye ngo afite inda ngo kandi yamuremye. Rero tukavuga tuti si ibyo bintu byabayeho, ariko kubera ko nyine Claudine yari afite mukase niwe wabanje kubisakaza ngo nimba barajyaga kuryama ngo Claudine ngo akabaryamamo hagati. Uwo mugore niko yabivugaga. Nyuma yaho rero uwo mugore aza kwigendera, agiyeho yicayeho agahe gatoya tubona aratwita. Ubwo rero mukase nawe kubera ko ataratuye kure akajya avuga ngo se sinabivugaga ngo bakampindura umusazi, none se ngo uriya mwana ngo ni uwande. Ubwo rero nibwo inkuru yasakaye bakajya baduha akato ngo turi ubwoko ngo buryamana n'abana. ibibazo mu muryango. Nawe twebwe twaza Claudine nk'umuntu w'umwana wacu akatubwira ko umwana wamuteye inda ngo ari umuntu w'ikagina ngo umushumba ngo wo kwa nyirakuru. Niko yawe yatangaga amakuru, nubwo n'abayobozi nawe bamunekaga bakamubaza ati se iyo nda uriya mwana ufite ni uwahe? Ati ni umuhungu nagiye kwa nyogokuru ngo umuhungu ngo antera inda ngo kwa nyogokuru. Mbese bikabura na gihamya kubera yuko Claudine nawe yabishyizemo uruhare rwo kubeshya abayobozi cyangwa se n'abaturage. Kuko yaza kubwira ko ari papa we wenda biba byagarukiye hafi. Papa we na papa we papa wacu bavindimo. Ngo nawe ari nyina wabo. Muri umuryango mu yandi magambo. Niyo mpamvu natangiye mvuga yuko iriya nkuru isakara yuko Claudine afite inda, bavuga ngo dore ngo bwa bwoko ngo buryamana n'abana. Aho dukandagiye hose tukumva niyo nkuru nyine. Harundi byari byarabayeho. Oya nyine iyo umuntu yashaka gukuza inkuru ayigira ngari. Twebwe umuryango mubaze ngo uyu ntabwo twiye tumuha akato kuko yashakishaga na se bagashakisha uko bashoboye, natwe ubwacu natwe turahiga. Ntawe ujya akuye imyumbati mukwe ngo nanjye naye kuza ngo nkamuha imyumbati cyangwa se mumuha ibijumba. Twese twarahigaga uko bagendaga natwe niko twagendaga. Wenda nawe wamubaza, nanjye nta bushobozi mfite bwo kuba narengera ngo ndavuga ati ndengere Claudine ngo muhe imyumbati dore yekura ha ibijumba kugira. Twese twarirukaga. Ubwo rero kubera ko twese twirukankaga ntawe ari kuvuga ati wenda hari icyo ndushije Claudine reka nkimuhe, cyangwa se hari icyo ndushije yamuremye reka nkimuhe. Ahubwo twese twari tumeze nk'abasazi niko navuga. Twebwe bitewe uko ari inkuru yarambiranye, kubera ko tubona ari inkuru yarambiranye,
tubona ari ibintu bisanzwe kuko twana nubwo tukibikomeza nka mbere. Ibintu ahantu twabonye ko bikomeye bwa mbere ni uko abyara umwana wa mbere nibwo twabonye bikaze. Ababyeyi wa kabiri tubona n'abayobozi nabo si babishyizemo ingufu, tubona ntabwo twagira icyo turenzaho ari abaturage ari n'imiryango, kuko ibyo ngibyo byari kureba abayobozi, nta kindi twari kurenzaho. Gusa twaje kubona gusa ari ibintu nyarusange, tubifashe nk'ibintu byoroshye kuko nta kintu twari kurenzaho, n'abayobozi nta kintu babirengejeho. bivuze ngo yaguma hano byari kuzakomeza iyo adatera amahane kubera ko yavuga uriya wenda hari undi wenda bagendaga bakamusuhuza wenda se akabibonamo nabi, umukobwa nawe agashaka wenda nko kumwiyaka, wenda se wese abishaka ko amwiyaka. Ubwo naho byaturutse kugira ngo bigaruke byo kugaragara byo kugira ngo bamufunge no kuriya mwana we yashaka kumwiyaka. yari yaramuhunze se aramufuhira. aha ni icyo ngicyo nashakaga Yari yaramuhunze se yaramufuhiraga. Noneho umwana aho amaze kumenya ubwenge ahita ajya gucumbika ari hepfo, hari akazu gatoya kari munsi y'iwanjye, niko yaje akajya amusangayo, aje kumukomangira ngo aryamanye n'abandi n'inkoni n'ikinuko. Abayobozi ego hari igihe n'abayobozi baje bakingurira abantu yari yakingiranye, byari ibintu bimaze kurambirana. Ubwo uyu nguyu ubwo nimba yari yaramubitsemo ubwoba ngo ntazabivuge ntawamenya, nibwo yahise abishyira ku karubanda, kuko yaratangiye kujya amukubita buri munsi uko amubonye ngo yavuganye na kanaka, nuko induru zari nyinshi. ni ukuvuga ngo umwana yakabaye yifitiye n'urugo cyangwa yarabonye n'undi mugabo cyane rwose. Ariko niba hari umuntu wamusuhuzaga uwo munsi yamuremye ntiyaryamaga, yararaga munsi y'iwanjye hari hepfo hari ipoto n'umuhoro n'inkoni, ugasanga ni ikibazo giteye ubwoba. Kugeza ubwo ubuyobozi bwagiye buza, hari n'amakayi bakoranaga agasaba imbabazi ati sinzongera, nuko wenda se abantu bakuru hari ahandi hantu ibyo bintu mwari mwarabibonye, hari ahandi byabaye ibyo bintu nta hantu twigeze tubibona. fuhe ryabaho hagati Gufuhira umwana se ibyo bintu nta hantu byabaye. Byaratubabazaga cyane tukabura uko tubigenza, kuko ise yateshaga umutwe bya bindi, kuko hari munsi y'urugo rwanjye. Nagezeho naho mvuga ntari kubona nazaba yivuganiye n'umwana muto yabangana, ise azamukubita umuhoro, usange twebwe turi haruguru y'aho acumbitse turabigenderamo. Byari ikibazo kiduteye ubwoba kibabaje. None se twegereka twababwiye tuti twebwe kuri uno mudugudu muri ino sibo yacu murayireba uko imeze, nta muntu ugira icyo amurushije. Twese ubu nimba ari uguhinga turahingira 5, nawe aragenda ahingira 5. Nta bijumba dufite, nta mwumbati ngo tumuzanire. Twebwe ahubwo icyo mwatubabarira nuko mwamukorera ubuvugizi, ukajya mumufasha akabasha kurera abana rwose. Nta mutima mubi dufite, Imana itubabare mukamushakira imibereho, abana bakarya nuko nyine. Ubwo kandi yanahungaga se agira ngo arebe ukuntu abana babaho. Isi yabaga yanze no kumuhahira, se yangaga kumuhahira, yakwanga kumuhahira. Rero yafashe umwanzuro wo kujya hepfo ari ukubera gupfa ibiryo, kanga kumuhahira, akavuga ati sinzahahira umuntu w'umugabo ungana gutya nturangiza ngo uze unanteshe n'umwana. Ubwo rero yaritungaga nyine, nawe yarahigaga nk'uko, ariko inshuro ya wenda yamuhahiraga zabaga ari nkeya. Inaha mbese nta mugabo mbese wahahira urugo, inaha imibereho y'inahira akakaye. Twese turagenda, umugore azanye ubugari undi azana imboga, ariko hari igihe se nta kintu yamuhaga. Bimubabaje rero nibwo yahutse ajya gusaba inzu, hari inzu hari hepfo yabagamo, nuko ise akajya amusangayo. Ubwo rero ubwoba yari yaramubitsemo bwageze aha burashira, aratobora aravuga, nibwo natwe twamenye amakuru asakaye.